itiwishofu na mashaka yatanitia tetemeko mpaka kufa. Ni heri siku zote kutegemea Yesu na kuenenda sawa katika nyayo zake, kwa kuwa yeye ni mchunga anayeniongoza vyema, nipate kuingia katika raha yake. Safari yangu sasa yaelekea mbingu, Mwokozi yuko huko, lazima nifikeko, na siku nitakapofika nashangilia kwa furaha kuona yeye aliyeninunua kwake. Ulimwenguni humu matata na kuchoka, ikihitaji kitu nafadhaika bure, lakini siku ile kuu nitapomwona Mkombozi, natumaini sitakosa watu yangu. Mbinguni sitaona adui zangu tena, hayatakuwa mambo ya kupokonya pale. Sauti nitamutolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe kuu. Sauti nitakutolea kusema Mungu haleluya, mikono nitaipepea kwa shangwe kuu. Mwijuru sitamwona amaji majukuni, alichodhahabula mwijuru rya mahoro, jashimi barabuzi mbundi. Haleluya, haleluya, ndanamuramba uko ndima Mami Yesu. Jashimi barabuzi mbundi. Haleluya, haleluya, ndanamuramba uko ndima Yesu. Amina. Amen, amen, amen. Pakomeye. Data, uri mu buturo bwera, muri iki gitondo cy'uyu munsi wa gatandatu w'iki cyumweru, tugushimiye uyu mwanya mwiza tubayemo muri iki gitaramo cyiza waduhaye. Burya kuba turi hano si imbaraga zacu zibiduha, ariko ni ugukunda kwawe Mana. Washyize mu mitima y'abantu bawe iki gitekerezo kandi bagishyira mu bikorwa, ugafasha abantu bakabyuka bagakanguka, nubwo cyari gito kwipfunyapfunya ngo basinzire bahweture gatoya, ariko ntudukundire kuko dusinzira. Iyo turabigushimiye, ndetse nubwo tutabisabiye nka kugira umugaragu wawe yasabye avuga ati ufata ibihene byanjye sinsinzire,
ariko data urukundo rwawe rwonyine nirwo rubidukorera. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Twamaze kumva abaririmbyi turi ibiririmbo zifite imihogo myiza, ikigororotse tarahinda amagi yacuze ibona indwara za gripe. Tumaze kumva n'abasenze Imana batangiye bakoseza ibibazo byiza bagutura amaturo y'ishimwe kandi bakwereka ibyifuzo bitari bimwe. Ibyo byose byakorewe kugira ngo wowe uhabwe icyubahiro uri Imana. Tugiye kwakira ijambo ryawe muri uyu mwanya. Turasaba ngo tugaburire ibyo kurya bidukwiriye. Uyu ni umugaragu wawe ugiye kuvuga amagambo yawe, umuheza niyatuheza natwe tuyakire dufite ibyishimo kandi tuyahabwe kabagabanya iminyago. Mukozi mwiza, ibyo kurya biza bidufasha mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bw'imibiri yacu itekeya igasubizwamo imbaraga nko kumva ijambo ryawe no kuryakira no kuryizera. Turasaba ngo mwami iki kirere cyose cyaha abantu b'Imana bateraniye gikinguke, gitange connection, haboneka inzitizi, abantu bumve neza, amatwi yawe yakire, imitima yumve yizere, bishyiremo ubwenge tubikoreshe. Mu izina rya Yesu dusabye data Imana, tukizera kuko wumva kuko tuvuze. Icyubahiro kibi cyawe data, mu izina rya Kristo Yesu mwami umukiza wacu. Amina. Amen. Amen.